Muraho neza abakunzi bacu baraho dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire konata hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe utsinda ikintu ubusabwa no kubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye rero mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda maze kwakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kibaze gukorwa ari icya mbere yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe byaba bya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero ni ingenzi ko wakanda subscribe mbere yuko ureba ino video kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Ikindi ushaka code uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789 335 1626 tukagufasha kubona code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo mu kanya nkako guhumbya. Ushaka kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora uduha amasaha ubonekaho ku munsi iyo ageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukaba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ushaka kwiga igihe gito cyane uraza tugahura tukigana turi kumwe tukikana uyu munsi ejo ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 tubigufashe. Nkwibutsa ko kino kizami kiba kimaze gukorwa uba ugomba kugikosora cyose kuko hari igihe ukosora nk'ibibazo 5 bya mbere wagera mu kizami cyawe ukabona bibarije bya bindi by'inyuma utabonyeho. Ni ingenzi ko wajya ugikosora ukakirangiza amanota ugize ukayandika muri comment kugira ngo turusheho kunguka ubumenyi. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Uramanza urebe kino cyapa uvuge se kino cyapa gifitiye ishusho. Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye cyangwa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, iyo batavuze bwera baravuga ngo bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Areba ngo hanyurwa na velomoteri gusa, mbega ngo nta modoka, sega ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mbega ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cyukuri nta kindi ni de ni hanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Hari uri kubona amapikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo wenda nka 60 ntabwo wabemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu saha. Nabakoreye video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda na bino bibazo byiganjemo kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Wibuke gukanda subscribe hasi niba uri hafi gukora kugira ngo isomo ryose nkizeho ikizami cyose gikozwe ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga linki. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha kurikira. Ibyapa bibuza murabizi n'ibyapa bitegeka murabizi. Nabakoreye iyo video mugende muyirebe kugira ngo mujye muhita mumenya ibyari byo. Ese bikurikizwa gusa he? Hano ari isubizo bine baduhaye. Araba mu masangano, mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Seka ngo ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera ibitandukanya. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera ibitandukanya bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine
baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiraho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ugera ku cyapa ugahita utangira gukurikiza ibintu cyagutegetse, cyane cyane bino byapa bibuza n'ibitegeka. Niba bari kukubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 60, uraba uri gutwara ikinyabiziga cyawe nugera ku cyapa cyanditsemo 60, uhita umenya ko uratangira gukurikiza ibyo bagutegetse cyangwa ibyo bari kukubuza kurenza kilometero 60 mu saha, utangiye kubikurikiza uhereye ku icyo cyapa. Niyo mpamvu hano bavuze ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka gusobanukiwe. Ni ukuvuga ngo niba ugeze ku cyapa kibuza cyanditsemo 60 kikubuza kurenza kilometero 60 mu saha, uratangira gukurikiza ibyo kigutegeka ukigera ku icyo cyapa aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho, kugeza ubonye ikindi cyapa kikubwira wenda kikubuza kugendera ku muvuduko cyangwa kigutegeka uwundi. Ndakeka ko namazwe guhitamo B, ndakeka ko namazwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu uri hafi gukora. Nyandikira kuri 0789 35 16 26, ngufashe ko na kode mu gihe gitoya, nguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ushobora kuba utazi kino cyapa neza ariko ukabuza ukuntu ibyapa by'inyongera biteye. Byose biba biteye ku buryo bumwe, ese biba biteye ute? Aravuga ngo biba bifite amabara ubururu, umweru n'umutuku. Bega ngo umweru, umukara n'ubururu. Sega ngo umutuku, umweru n'umukara. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, niyo video y'ibyapa by'inyongero naraye bibakoreye. Genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Birangwa na yaye mabara rero birabyapa. No kuvuga ngo uravuga amabara yose urabona kwa kiriya cyapa. Ese biba birangwa na yaye mabara? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ira byapa byongera bifite ishusho ya mpande enye, umusenguruko w'ubururu niyo mpamvu bavuze ngo ubururu, ubuso bw'umweru niyo mpamvu bavuze umweru, n'ibirango by'umukara. Ushobora kutazi kino cyapa ariko ukabuza ukuntu biba biteye, uhita umenya igiso cy'ukuri urahitamo. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa byongera narayibakoreye kugira ngo nugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifite iyihe shusho? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa se bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Areba ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Sega ngo umuhanda utaringaniye. Deka ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ni ingenzi ko wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye. Uriko nako ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Urabona ko ino modoka iri mu kirango iri gusa nkaho igiye kugwa mu mazi. Tura turongo dutatu nukuvuga ni mu mazi, nukuvuga ko ugiye kugira nk'ahantu nko ku Kivu, ku buryo nukomeza imbere ntabwo urabona umuhanda ukomeza. Bagashyiraho kino cyapa kubera ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ndakeka ko ramuzwitamo A, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha turi kumwe aho waba hose hano mu mujyi wa Kigali, tukigana umunsi umwe turi kumwe. Umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tubibafashebo. Aho ni kuri ba bantu baba bakunda kuba nta mwanya bafite uhagije. Turaza tukakwigisha turi kumwe uyu munsi, tukakwigisha ejo ukajya mu kizamu ugakora rimwe
ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ku izo nimero rero tubafashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Aranga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. Bega ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Sega ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo ni ukuvuga ngo A iba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Mwebwe mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni perime. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ukaba ufite n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ndakeka uramutse uhitamo rero D. Ndakeka uramutse uyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Kibaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki. Gusuza ikinyabiziga gishya ese uzakenera kugisuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki. Aranga ngo nyuma y'umwaka umwe, B ngo nyuma y'imyaka ibiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri nyuma y'umwaka umwe, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri cyangwa se nyuma y'imyaka ibiri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka ibiri. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki. Aba ari nyuma y'imyaka ibiri. Ndakeka uramutse guhitamo B. Ndakeka uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Niba utwaye ikamyo ikagupfiraho mu muhanda, ntabwo wayiterura, cyangwa se imodoka ntiwayiterura. Ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda urimo baza bagusanga, bamenye ko bagomba kwitonda, bamenye ko imbere hari icyago. Ese iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu gishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Araba ngo metero 5 uvuye ubwo ku kinyabiziga cyawe. Bega ngo metero 25. Sega ngo metero 45. Deka ngo muri metero 100. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Undi kino cyapa kiburira cya mpande eshatu ugomba kugishyira mu ntera ingana iki uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Mu ntera hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ntera ya metero 25. Kwa n'ubu utwaye ikinyabiziga cyawe kikagupfiraho, ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu uzagishyira muri metero 25 uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso. Araba ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B ngo ni bibi igihe cyose. C ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, hano muri igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Niba hari umuyobozi w'ikinyabiziga wenda warugiye kukudepasa cyangwa yarugiye kukunyuraho, waba uri gutwarira mu ruhande rw'iburyo ugahita usa nk'uzungazunze, ugahita uza ibumoso, bishobora kuzatuma kugonga ukamuteza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu waba mugomba kwitonda. Rero gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose kuko biba byaguteza
ibyago, bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa ko ari izacu twaziguriye, ese ntabwo tugomba kuzikoresha he? Araba ngo hari ibimenyetso bimurika. Bino bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A hari ibimenyetso bimurika, na B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubundi ntibyemewe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ahariho hose, none kuri A bari batubwiye ngo hari ibimenyetso bimurika. Ndetse n'umuvuduko wose waba utwayeho, none hano batubwiye ngo kilometero 20 mu isaha gusa. Hari abatubwira ngo hari ibimenyetso bimurika gusa. Kandi ntabwo wemerewe gukoresha telefoni ahariho hose n'umuvuduko waba uri kugenderaho wose. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe hitamo D, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizame uri buze gukora, urahita ugikora. Ariko uri hafi gukora, jya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, hakande kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga ringe, ko bari cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukanda subscribe, ikintu cyose nkizeho bakajya barahita bakubwira ko nkikizeho ukakireba, kiba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cya itara ry'umuhondo rimyatsa. Hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Se ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Ndeka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko hano bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ndakeka ko igisozo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, n'igisozo cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nujya mu kizame ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko, harimo icyerekeye guhagarara. Ntabwo nkubwiye ko 100% ibyo bisubizo biba ari byo, ariko nka 90% bikunda ko ari ibisubizo bya nyabyo. Mu gihe uri kubona nta kindi wizeyemo 100%, uhita uhitamo icyo kivuga ngo kugabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara. Bikunda kuba ari by'ukuri kuko nicyo kintu umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gukora mu gihe ari kwirinda ibyago. Uba ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Ndakeka ko ramuzwitamo D, ndakeka ko ramuzwandika ku gapapuro. Murabizi hano dukosora ikizame, ariko ntabwo ari ikizame tuba turi gukosora, tuba turi no kwiga, ku buryo utakenera kujya mu ishuri ngo wige mu gihe wakosoranye kino kizame. Natwe wagira ikibazo ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 078 935 16 tukagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize kino kizame kiba cyakozwe, iba ari ubuntu. Kwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ikindi ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uratwandikira kuri izo nimero ukaduha amasaha ubona akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha ku buryo nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali twigana turi kumwe, cyane cyane ku bantu badafite umwanya mwinshi, tukigana uyu munsi, ejo ukagenda ugakora ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26
tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. B ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Nari maze kubwira ku kibazo twari dusoje. Ugiye mu kizamuka abana mu bisubizo bine bagwaye harimo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Akenshi bikunda ko hari ibisubizo bya nyabyo. Nkeke ko kino wari ugikoze, nkeke ko inyuguti y'ukuri wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Aravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi n'umuherekeza. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Iyo wavuze umuyobozi, niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo A, ndizera ko nikiramuka kishe mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo muri ibinyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini cyajya mu muhanda muto. Cyezemwe neza mwa bino binyabiziga bine, ese ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo kuva mwa no muhanda kijya mu uyu nguyu uri iburyo. Hasi n'ubundi nibyo bari kutubaza ngo ikinyabiziga cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane. Byitegereze neza. Ese uri kubona ari ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni kiva mu uyu muhanda kiri kumanukamo kijya mwura uri iburyo? Ese uri kubona ari ikinyabiziga cya kabiri? Ese uri kubona ari ikinyabiziga cya gatatu cyangwa ni ikinyabiziga cya kane? Kino kibazo nugikora umenye ko no kuri perime bitazakugora. Hano muri isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Batubwiye ngo ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kiriya cya mbere gisa umuhondo. Mbega ngo ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kiriya gisa umutuku. C ngo ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, cya gatatu ngo icya kiriya cy'ubururu. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, kino cyanditseho kane muri kukibona. Ese ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni kivuga ngo uyu muhanda munini kijya mwura uri iburyo? Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Kubera iki? Murabizi iyo turi mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Uri ko nacyo cyamaze no kwinjira ahubwo mu muhanda, cyamaze kwinjira mu muhanda w'iburyo, cyamaze kwinjiramo. Mu gihe birahita bicyorohera kuba cyahita gikomeza mu uyu muhanda kiri kwinjiriramo. Mu gihe kiri imbere cyo cyataye no muhanda. N'icya gatatu turiho nako kiri kuri kiri mu buryo bwiza ni kino cya mbere. Niba warukoze kino kibazo umenye ko nujya no gukora perime bitazakugora kuko uri kubyumva. Ndakeka ko muzwitamo rero A, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Urikora ko ibyapa bakunda kwibaza. Ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora. Kino cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Utarakibonyeho byakugora. Aranga ubuso ni umweru, beka ngo ikirango ni umutuku n'umukara. Sega ngo ikirango ni umweru n'umukara. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo.
hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Iyo bakubwiye ngo amabara y'icyapa uvuga ibara ryose urabona ku icyo cyapa, yaba umuzenguruko, yaba ubuso, yaba ibirango, byose ubivugaho. Icyapa rero kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira asate. Araba ngo ubuso ni umweru, bega ngo ikirango ni umutuku n'umukara, sega ngo ikirango ni umweru n'umukara, deka ngo nta gisoki kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko kiriya cyapa kiba gifite amabara ariyo ubururu, umutuku n'umweru, kiba gifite ubuso bw'ubururu, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Hano rero nta hantu bigeze babivuga, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisoki kuri kirimo. N'indi mpamvu ishobora gutuma uhitamo ko nta gisoki kuri kirimo, uri kubona kuri A bivugiye ku buso gusa, B bivugira ku kirango gusa, kuri C bivugira ku kirango gusa, kandi bari bakubwiye amabara yose ari ku cyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisoki kuri kirimo. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D, ndakeka ko nuhura nacyo mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu muhanda. Aravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, bega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisoki cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisoki cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisoki cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisoki cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kikubwire abaratambuka mbere, cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Murabizi iriya binyabiziga hari ibimenyetso bimurika, haba hari kugaragaza ibinyabiziga biratambuka, ukabona bimwe biragiye ibindi birahagaze. Rero mu gihe nta bihari hahita hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Niyo mpamvu duhisemo se ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisoki cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igisoki cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Ubwo wadepasa cyangwa wanyura ku mapikipiki, kuri za velomoteri, ariko ubujijwe kunyura nko ku mamodoka. Uko batubwiye ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse iby'ibiziga bibiri, ubwo icyo wemerewe kunyuraho n'iby'ibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe? Ari ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ikiraro. Bega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Bega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hani igisoki kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo A ni igisoki kuri, B ni igisoki kuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Utari wahisemo D, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, birumvikana hari umuhanda ufunganye, ntabwo wadepasa imodoka byabateza ibyago, nta nubwo wemewe guca mu nzira y'abanyamaguru, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Urumva hameze nabi, biba bishobora kubateza ibyago, rero biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko uramutse guhitamo D, ndakeka uramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Ari ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kujya urabirebera, ntuzabigireho ikibazo. Itwaye ikinyabiziga uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A,
aba ari kilometero 30 mu saha kwa bino binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ndakeka no muzwitamo A, ndakeka no muzwandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Araba ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo metero 2. Ibinyabiziga bifite ubugari bukurikira biba bigomba kuba bifite amatara ndangaburumbarare. Ubuhe bugari rero? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi. Igisoki kuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashobora kukigwa bazishyize muri santimetero bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ntibizakugora ikintu uzaba wakoze nicyo guhindura ingero gusa bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero. Ubwo rero ntibizakugore. Ndakeka ko muzwitamo A, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa kagarura muri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A aravuga ngo santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisoki kuri nta kindi ni B, aba ari santimetero 40 kuva ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Murabizi igipakiye hari igihe cyo gutsindagira icyo kinyabiziga bino bipimo bikagabanuka. Niyo mpamvu bashyizeho ngo iki kinyabiziga kidapakiye. Ndakeka no muzwitamo B, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe kirabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, hari binkomere wakora iki? Ese ugomba gukora iki? Urabona ko hino shusho dufite imodoka zagonganye, ntabwo haburamo inkomere, imodoka zagonganye gutya. None uhageze bwa mbere ugomba gukora iki? Itegereze neza mu bisubizo bine baduhaye utemo kimwe cy'ukuri. Ara ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, bega ngo kubaha icyo kunywa ukabahereza nka ji cyangwa ukabahereza amazi, C ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, D ngo nta isoki cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isoki cyanyacyo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Isoki cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ukamenyesha impanuka abapolisi no guhamagara ubutabazi, ushobora guhamagara nk'imbangukira gutabara. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagize ucyandika muri komenti nkagusobanura, wabona bitasobanuka ubyanditse muri komenti ukahamamagara cyangwa ukanyandikira ni kuri 0789931626. Serivisi yo gusobanurira bari ubuntu. Uri hafi gukora kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho byaba bira bibazo postinga biba biri gukunda kuza mu kizame cyaba kino kizame, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho mujye muhita muyabonera ku gihe. Ibibazo bikunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya ukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ibindi byo no kusa ko code ziri koneka ukeneye no kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ku 0789351626 tuyafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.